Ndagushimiye wowe ufunguye iyi nkuru. Niba uri mushya, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu zitandukanye. Inkuru yacu itangirira ku muryango w'abaherwe uzwi ku mazina ya Rwema Family. Bari bafite ubutunzi buhagije, ariko kimwe mu bintu bari barabuze ni amahoro yo mu mutima no kugira neza. Uyu muryango wari ugizwe na Rwema Theoneste, umucuruzi ukomeye cyane, madamu we Angelique, umugore uvuga rikijyana muri karitsiye, n'umukobwa wabo w'ikinege rukumbi Keira Rwema, wari ufite ubwiza bwihariye. Keira yavukiye mu buzima bwiza, gusa yakuze yicisha bugufi, adakunda kwishyira hejuru nk'abandi bana b'abakire, ahubwo yakundaga kuganira n'abakozi, kubafasha no kububaha. Umunsi umwe, hari mu masaha ya mbere ya saa sita, umukire Rwema Theoneste azana umukozi mushya mu rugo witwa Firemo. Uyu musore yari amukuye mu cyaro, azanywe no kujya ahanagura imodoka ndetse kandi agakora akandi kazi ko mu rugo gasaba imbaraga. Firemo yari umwana muto ariko uzi akazi, kuko yari azi icyamuzanye mu mujyi. Yarubahaga agakora akazi ke ku gihe, mbese akitangira abakoresha be. Ibi rero byatumye Keira, umwana wo muri uru rugo, atangira kwiyumvamo Firemo ugereranyije n'abandi bakozi banyuze muri uru rugo. Reka nkwibutse gukora subscribe niba uri mushya, kugira ngo tujye turushaho kubana, ndetse subscribe yawe ni inkunga ikomeye. Wibuke gukora na like, share kugira ngo iyi nkuru igere ahantu henshi. Keira yakundaga kwitegereza Firemo. Iyo yabaga ari hanze ntiyasubiraga mu nzu, ahubwo yagumaga hanze akumva arashaka ko biganirira. Keira yakundaga kuzinduka iwabo batarabyuka, akajya ahaparikwa imodoka mu gihe Firemo ari guhanagura imodoka, bakaba biganirira. Ababyeyi ba Keira ntabwo bakundaga kumubonana n'abakozi. Yacungaga iwabo bagiye ku kazi, akaza akaganiriza Firemo. Atangira kugenda amukunda mu buryo budasanzwe. Keira yakomeje kubaho, dore ko bazanye Firemo ari mu gihe cy'ikiruhuko muri vakansi. Akumva arashaka kumuvugisha, akumva arashaka kumubona, ariko kuko iwabo batakundaga ko aganira n'abakozi, yaremeye amugurira agatelefoni bakajya bavuganiraho. Ibintu byakomeje gukomera, birangira buri wese asigaye abwira undi ko amukunda. Gusa Firemo yari afite ubwoba bw'uko ba bosi babimenya bakamufungisha, kuko yarabatinyaga cyane. Ese uyu mukozi ukundanye n'umwana wo kwa bosi we bizamuhira? Uyu mukozi utinyutse gushyira mu rukundo umwana w'ikinege, arumva bizamugwa amahoro? Wibuke gukora subscribe, nicyo ngusaba, niwo musanzu wawe ukomeye. Kora subscribe, Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze n'inkuru yacu. Umubano w'abo bombi wakomeje gukura mu ibanga. Keira abwira Firemo ko ari we muntu wa mbere yakunze nk'uko amukunda. Firemo nawe yatangiye kujya amubwira iby'ubuzima bwe, amusangiza amarangamutima ye, amubwira ubuzima bugoye bushariye yakuriyemo. Amubwira ko yabuze ababyeyi hakiri kare, ko yagerageje gukora imirimo yose kugira ngo abashe kubaho. Keira yumvaga izo nkuru akarushaho gukunda Firemo, ariko ibyo yabyumva agatangira kurira nk'umwana w'umutesi utari umenyereye ubuzima nk'ubwo. Yumvaga umuntu yakunze akarushaho kumugirira impuhwe. Keira yarushijeho gukunda Firemo, gusa ababyeyi be baramufuhiraga cyane, ku buryo bamubwiraga ko badashaka kuzagira agahungu bamubonana nako. Mu gihe bari barimo gutanga izi mpanuro, Keira we yasaga n'udahari mu bitekerezo, kuko urwo akunda Firemo rwari rwaramusaze. Mama we yamubaza icyo yabaye, umukobwa akamwihorera akanuma. Mama Keira yatangiye kubona impinduka ku mukobwa we. Yamubaza niba afite ikibazo, ibyo ntabyiteho, akamubwira ko nta kibazo afite. Uko iminsi yashiraga, Keira yagendaga ahindura imyitwarire. Ababyeyi be barabikeka, bamushyiraho ingenza, bamushyiraho abantu bamucunga. Ibyo avuga, ibyo akora
n'ibyo atekereza kugira ngo babimenye. Mu rugo bakajya babigenzura, umwe mu bakozi aza kuvuga ko Keira yirwa aganira na Filimo. Aho biri bubahire ko umukozi arutwitse, ubu ibyabo ntibigiye kurangira. Komeza kubana natwe muri iyi nkuru. Mama we ntiyabyemeye, ahubwo yavuze ko azabyemera abyiboneye. Gusa bidatinze yarazindutse abona umukobwa we yazindutse kumurusha. Amubona ari gufasha Filimo koza imodoka, aratungurwa, ahita agwa mu kantu. Bibanza kumucanga, arabitegereza, abona ukuntu baganira, baseka, bishimye mbese. Yahise ajya kuzana papa Keira agira ati, ye baba we, ntabwo bikiri ibisanzwe. Umukobwa wacu yarasaze. Uzi ko ari mu rukundo n'umukozi? Papa Keira yanze kubyemera, avuga ko abyemera abyiboneye. Yarasohotse, araza arabitegereza. Yahise yumirwa agwa mu kantu. Ararakara, ahita ahamagaza Keira na Filimo igitaraganya, ababaza niba bakundana, gusa babuze icyo bavuga baraceceka, barabihakana kuko batashakaga ko ababyeyi be barakara. Gusa nk'abantu bakuru bo bari babimenye kuko ntibyari bisanzwe ku mwana wabo. Batangira kuvuga ko umukozi asigaye abashukira umwana. Ibyari ibyishimo kuri Filimo bihinduka amarira. Filimo yatangiye gukubitwa abaza uburyo yashutse umwana wabo. Ubu se ubuzima bwa Filimo ntibwaba bugiye kujya mu kaga? We komeza kubana natwe, mwibutse ko niba uri mushya ugomba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zijye zikugereraho ku gihe, urakanda like. Komeza kuryoherwa n'iyi nkuru. Kuva icyo gihe, Theoneste ari we bosi wa Filimo, yahise ahamagara abantu b'ibihazi, abantu bateye ubwoba, bakirwana na Filimo bamukubita, bamutucaringa, bamutoteza, bamusobanuza uburyo yakunze umukobwa wa bosi. Gusa yaburaga icyo avuga. Amarangamutima ye yari yarajyanywe n'umukobwa w'umukire. Ku rundi ruhande, Keira nawe yirwaga mu nzu atavuga, akirwa arira, kurya byaramunaniye, akarara arira. Papa Keira yaje aho Filimo yari aboheye, asaba ba bagizi ba nabi kumuha agahenge. Baramureka, aramubwira ngo niba wumva utazareka umukobwa wanjye, nzakwica. Aramubaza ni uzamureka cyangwa ntabwo uzamureka? Undi aramwihorera. Papa Keira bifata nk'agasuzuguro, asohoka yarakaye cyane, asohoka yitonganya ngo urabona iyi mbwa di, urabona uyu muginga wanshukiye umwana, none ndamubaza akanyihorera. Yahise asohokana umujinya, abwira ba bagabo ngo noneho mumurangize. Ba bagabo b'ibihazi binjira bakubita aho babonye, umwe amukubita ikintu mu mutwe, ahita aryamaho, umwuka urahera. Naho ubuzima bwa Filimo bwarangiriye kuri iyi si. Naho ubuzima bwa Filimo bwashyiriweho akadomo kubera gukunda umukobwa w'umukire. Kubera gukundwa n'umukobwa w'umukire, umukobwa w'ikinege, ibintu bidakinishwa. Umuryango wa Filimo wari ukize, ariko nta mutima bagiraga. Ntibitaga ku bakozi, ahubwo bo bumvaga icyabo ko bashyira imbere ari amafaranga, icyabo bashyira imbere ari umwana wabo, kuko nta bumuntu bagiraga. Icyo gihe ibyo bihazi byabonye ko birangiye, bimaze kwica Filimo, bamuzingazingira mu gifuka. Bigeze mu masaha y'ijoro baramujyana, bamujugunya ahantu mu mukoki. Ubwo iby'ubuzima bwa Filimo byarangiriye aho, n'umurambo we byarangiriye muri uwo mukoki. Nyuma y'iminsi 2, Keira yamenye ko Filimo yapfuye. Abibwiwe n'umukozi wabo, yanga kubyemera. Agerageza kumushakisha aramubura, ahamagara nimero ye ntiyacamo. Agiye aho yabaga, ashakisha imyenda yasanga yose barayijyanye. Keira yahise agaruka mu cyumba, arikingirana, ararira, agahinda karamwica, ashaka no kwiyahura, ariko ntiyabikoze. Ahubwo bamuzaniraga ibiryo ntabirye, amazi ntayanywe, nta kintu yari agishobora gukora. Ijoro rimwe
Kera yanditse ibaruwa ndende abwira ababyeyi ko bafunze amarangamutima ye, bakamubuza gukundana n'uwo yakunze, ababwira ko ari abagome, ko Imana itazabababarira kuba barishe umukunzi we. Urwo rwandiko arusigaho, aragenda ajya ku mukobwa w'inshuti ye, asiga yanditse kandi ko batazongera kumubona ukundi. Arahira ko atabana n'abantu bafite ubugome bungana gutyo. Ababyeyi ba Kira baramushakishije baramubura, batanga amatangazo hirya no hino baramubura, kumbi yahise ahungira mu kindi gihugu. Mama we yasigaye abwira umugabo we ngo niwe watumye umwana wanjye agenda, jya kumushakisha. Bakomeza gucyocyorana no gusubiranamo. Ku rundi ruhande, Kera nawe yahise yigira mu kindi gihugu ashaka ubundi buzima bushya. Ubwo ababyeyi ba Kera kubyakira byarabagoye, batangira kwibaza niba umwana wabo yaba akibaho, birabacanga. Babaho mu buzima bubi, bagashwana, ndetse umukozi umwe aza kubavamo abatanga kuri polisi, barabafata bakora iperereza basanga nibyo, basanga nibo bicishije uyu mwana Firemo, barabafunga. Kera yaje kubimenya ko iwabo bafunze kandi ko babakatiye burundu. Agaruka mu gihugu cye, agaruka mu by'imitungo y'iwabo, ariko ntiyigeze agira umutima wo gusura ababyeyi be. Inkuru yacu irangiriye hano, gusa ikubiyemo ubutumwa bwinshi nko kubuza ababyeyi kubangamira amarangamutima y'abana babo, kubaha ubwisanzure bagakora ibyo bashaka. Urukundo rugiye rushaka, urukundo rwa nyarwo ntirureba ku bukire cyangwa ubukene, ntirureba ku gihagararo, amashuri wize n'ibindi. Niba ufite uwo wakunze bimubwire, ariko niba uri umubyeyi ukaba ubona umwana wawe afite uwo akunda, wimubangamira, wimubuza gukunda uwo akunda. Reka duhinire aha. Niba hari icyo wigiye muri iyi nkuru, byandike muri comment section, wibuke gukanda like, ukore subscribe na shares, turusheho kuryoherwa n'inkuru zacu. Niba ufite inkuru wadusangiza, nabyo byandike muri comment, dushaka uko tukuvugisha. Wakoze kubana natwe, Imana iguhe umugisha.